ntabwo niyumvisha neza ukuntu umuntu ashobora kubyuka mu gitondo agahimba igihuha, agahimba ikintu akagishyira hariya. nawe ibaze uri umuntu w'umubyeyi, uri umuntu cyangwa se n'umukobwa utaranabyara, umuntu akaza akakubwira ngo kuboneza urubyaro ukoresheje ngo agapira, ngo ukoresheje uburyo bw'agapira. Hari agapira bashyira muri nyababyeyi ngo biraza ngo bishobora kukugiraho ingaruka, ngo nanjye ngo byambayeho, ngo agapira ngo karimutse ngo bagasanga mu bwonko, ngo cyangwa ngo bagasanga mu mutima n'ibindi n'ibindi. Come on, abantu bahimba ibihuha nk'ibi rwose ntabwo nsinzi. Njyewe wenda si uko nguko nari nsanzwe nza, si uko nari nsanzwe ni presenta, ariko hari igihe ibintu bikubabaza, hari igihe ibintu bibona ukabona ko nyine byarenze, nyine ukabona ko byafashe navuga ngo indi ntera, ukaba wanifuza yuko nyine n'inzego zibifitiye ububasha, ari abaganga basohoka hanze bakabisobanura, ari inzego z'ubuzima muri rusange zigasohoka hanze zikaba zabisobanura, kugira ngo nyine tumara abantu igihunga, tumara abantu ngo uribwira ubwoba buteje abantu, uribwira ibyago uba ugiye gushyira ku bantu, mu kwa ngo uba ubujije umuntu uburyo buzima cyangwa se bwemewe bwakorewe ubushakashatsi bwo kuboneza urubyaro mu gihe kirekire, bityo bikaba byanafasha yuko nyine abantu batiyongera mu buryo butari bwo cyangwa se mu buryo butateganyijwe. Ntabwo ibi bintu ntabwo ari byo. Abanyarwanda turi mu nzira yo gusobanuka, ntabwo ntekereza yuko bikwiye yuko nyine dukomeza kujya twumva ibihuha. Niba ufite n'amakuru runaka wumva ukeneye kugira ibyo umenyaho, jya utugana, jya utwandikira, turahari. Ushobora kwegera umuganga wawe aho waba uri hose mu gihugu, akaba yakugira inama, akaba yagusobanurira, akakubwira ati bigenda bitya, bigenda bitya. Ariko kugira ngo umuntu yibwirize azane igihuha nk'icyo ngicyo agitereke mu bantu bakizere bamwe na bamwe, kuko hari abantu nyine nabo bizera ibintu buhumyi, nuko bikaba byaba ngombwa yuko abantu bakomeza kugotomera nyine ayo makuru atariyo amakuru y'ibihuha mu by'ukuri adafite ishingiro, siyanse ntiyemera. By the way, nta nubwo binasaba na siyanse nyinshi, uramutse ufashe akanya gatoya gusa ko kugira ngo ibintu nyine ubyigeho, nani unabyumva, ubashe kubyiyumvisha, ubishyire mu nyurabwenge yawe, urabyumva yuko ari ibintu by'amahomvu, ntabwo ari ibintu ntekereza ko byagira icyo bimara. Gusa sinakwibagirwa kubwira abantu yuko haba hari propaganda hirya no hino zikontraduiza uburyo runaka buba bwaragiye bushyirwaho bitewe n'inyungu z'abantu ku giti cyabo. Izo nyungu rero, izo nyungu ntabwo zakagombye kudesida icyo wowe nk'umuntu wumva kigufitiye akamaro, kuko dufite ingero nyinshi cyane z'abantu bafashwa n'ubu buryo bwo kuboneza urubyaro, bikabafasha kubyara abo bashoboye kurera, bikabafasha kubabonera ibyo babagomba, n'ibindi nyine byose tuzi umubyeyi nyine aba agomba gukora cyangwa se aba agomba gukorera umuryango we. Kuboneza urubyaro bifasha igihugu muri rusange mu rwego rwo kugira ngo bakontorore nyine population growth, banabashe no kuyigenera nyine uburyo bw'imibereho, kuko abayoboye ibihugu cyangwa se igihugu ni nabo buryo baba bafite inshingano zo kugena uburyo abo bayoboye nyine bazabaho. Iyo rero wifashe mu buryo bumwe cyangwa ubundi ugakwirakwiza nyine ikintu cy'igihuha kiri aho ngo njyewe ngo nzi uwo byabayeho, come on, Abanyarwanda ntabwo ari aho ngaho turi, ntabwo ari naho twumva tugomba kuba turi. Reka rero wenda ndetse byo kubyegereza umutima cyane, ahubwo dutangire video yacu ni igihuha mu by'ukuri. Nanjye ubwanjye nyine cyangezeho mu buryo usanga umuntu uri kumwinginga, ukoresha ubu buryo bwo kuboneza urubyaro, nibwo bwiza, nibwo bumara igihe kirekire, kandi igihe icyo ari cyo cyose wabuhagarikira ushaka kongera kubyara bihita bikunda. Uburyo bw'agapira ko muri nyababyeyi bwabaye, donc hari siyanse nyinshi zagiye zibuprovinga ko mu by'ukuri ari ntagereranywa.
hari siyansi nyinshi zagiye zipuruvinga ko ari ntagereranywa ku bintu bigendanye no kugira gute no kuboneza urubyaro mu buryo buri successful. Ntukumva amabwire rero, ushobora kugira ikibazo, ntabwo abantu bose baba bafite ubumenyi bungana. Ushobora kugira ikibazo ariko buriya inzego z'ubuzima ziba zihari. Njye ntabwo Richard, ntabwo ngenda urwego rw'ubuzima, ahubwo ndi nka serire cyangwa se ndi nk'akanyangingo gatoya muri sisiteme y'ubuzima, ariko nanjye mba numva mfite iyo nshingano yo kuba nashyiraho agakirigishwa kanjye kugira ngo mbashe kugira ibyo mbwira abantu. Hari igihe rero umuntu aza ugasanga nyine yahaririye ati abantu batangira neza, agatangira kubwira ati ese buriya ubona uburyo bwiza nakoresha bwo kuboneza urubyaro ari ubuhe, ukamurondorera ukuntu twebwe rero tubigenza. Nyine ubundi approach nziza ni ukubwira umuntu uburyo bwose buhari, warangiza ukamurekera nyine amahitamo ye, kuko muri etike za kiganga hari icyo twita patient autonomy. Buriya umuntu aba afite uburenganzira bwo kuba yagira ibyo yihitiramo, ariko ahitamo ashingiye ku bumenyi bwuzuye wamuhaye. Ni ngo ahitamo ibyiza, nuko ahitamo ashingiye ku bintu donc bifite ishingiro, ashingiye ku bumenyi bwuzuye uba wamuhaye. Iyo rero nta kintu wamuhaye, nta mahitamo wamusigiye, biba byiza ko nyine umusobanurira. Hari abantu rero nyine aguhatiriza akakubwira ati tubwire uburyo bwiza ni ubuhe. Nawe ukajya mu mibare ukareba ibyo research zagiye zikora, ukareba ama effets secondaires, ukareba ibintu bigiye bitandukanye, ukamubwira uti rero uburyo ubu n'ubu nibwo bwiza. Hari ubwo nkunda kuvuga singiye kugira uwo mburekomanda, kuko hari igihe wasanga ari bwiza kuri benshi ariko kuri wowe utari muri abo benshi. Akenshi agapira ko muri nyababyeyi, kano gapira kadakoze mu misemburo, abantu benshi bavuga yuko ari keza. Gashobora kuba nako gafite ibibazo byako, gashobora guteza ibibazo bigiye bitandukanye, ntabwo nyirizina ariko naje kwigishaho, ariko gafite ukuntu gashobora kuba ko kaba keza ugereranyije n'ubundi buryo bwose bwo kuboneza urubyaro. Ikindi kaprovinze yuko gashobora kuba kaba effective ku kigero cya 99% no kurengaho. Ikindi kamara igihe kinini, ni ngo mu buryo bwose bwo kuboneza urubyaro buhari hano hanze, ushobora gusanga ko gashobora kugenda kakamara imyaka hagati y'10 n'imyaka 12. Ni ngo kariya kadakoresha uburyo bw'imisemburo gashobora kumara imyaka hagati y'imyaka 10 na 12. Nta mu by'ukuri nta bindi bibazo byinshi kagira, cyokora gashobora kuba kagira bimwe mu bibazo wenda turi buze kugarukaho muri iki kiganiro. Mbere yuko nkomeza rero munyemerere mbanze mbasabe nyamuneka mureke dukore subscribe kuri iyi channel, kugira ngo abantu benshi bagiye bahabwa batamikwa ibintu by'ibihuha, batamikwa uburozi, batamikwa amakuru atariyo, bajye babona nibura aho baza kubariza. Ngo usanga kuri YouTube cyangwa se ku macano menshi, izi mbuga nkoranyambaga, abantu ntabwo baba bafite aho babariza, ariko ngenda hari. Nitwa Dr. Richard, nteze ibiganza rwose, muze mubarize hano icyo mushaka gusobanukirwa icyo ari cyo cyose. Ngewe niteguye gutanga umusanzu wanjye, kandi nta muntu nzaca amafaranga. Ubumenyi bwose wumva ukeneye kumenya, wowe ujye unyandikira. Bafite nimero ya WhatsApp muri description, ujye unyandikira kuri WhatsApp cyangwa se unyandikire muri comment, ubundi ubaze ikibazo cyawe. Ngewe niteguye kuba nagusubiza. Hanyuma ikindi buriya byaba byiza ugiye ufata ibiganiro nk'ibi ngibi ukabisangiza abantu, kugira ngo abantu baze, nyine abantu batugane ari benshi, kuko buriya iyo amakuru twamaze kuvumbura yuko abantu bafite amakuru y'ibihuha, muri hangana hano hantu hari akantu k'agasaku, hari ibinyabiziga byinshi biri kwanyura, ariko icyo ngamije ni uko munyumva. Perfection will come with time. Ntekereza yuko munyumva, kandi abashaka kunkurikira murankurikira nta nkomyi. Hanyuma ikindi buriya iyo dutangiye ikiganiro nk'uko wenda ngiye, kuko ntari intyoza mu kuvuga cyane, nshobora kudatangira mvuga mu buryo buryoheye amatwi yawe, ariko ikiba kigamijwe no kwigisha. Ushobora gutangira ikiganiro ukagisoza kugira ngo wumve neza ibyo tuba twagiye tugarukaho.
hanyuma aho waba uri hose si ngombwa mu Rwanda gusa, ushobora kuba wakurikira iki kiganiro, upfa kuba wumva ururimi rw'ikinyarwanda, ushobora kuba uri mu Burundi, ushobora kuba uri muri Congo, ushobora kuba uri muri Kenya, ushobora kuba uri muri Tanzania, ushobora kuba uri no hanze y'Ibwotamasimbi, iki kiganiro ushobora kugikurikira kandi ugakuramo ibintu byinshi bishobora kuba byagufasha. Hanyuma rero njyewe ntabwo nejejwe nabyo, mu by'ukuri ntabwo nejejwe nabyo iyo numva abantu bafite ibintu by'igihuha kiri aho gicaracara gishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima bw'abantu. Nk'ubu umuntu wabyutse mu gitondo akavuga ngo agapira ngo kanya ababyeyi ngo zimwe muri mu ngaruka zako ngo gashobora ngo kwimuka ngo kakava ngo aho bagashyize ngo kakaba kagera no ku mutima ndetse ngo no mu bwonko. Come on, ibyo bintu mu by'ukuri wakubaza ngo ubifitiye ubushakashatsi wese wabisubiza mu by'ukuri banyarwanda? Ntabwo ntegereza rero ko ari ibintu biba ari byo rwose. Ntabwo ntikiza ko biba ari byo, ni ugutera abantu igihunga cy'ubusa, gutera abantu ubwo. Ibi ntaho bitandukaniye n'iterabwoba bayizawe n'irindi terabwoba ryose dusanzwe twumva hirya no hino, nta hantu na hamwe bitandukaniye, ni kimwe pe, seriously ni kimwe. Kuko niba umuntu ari gushaka afite umutima wo kuvuga ati reka mboneze urubyaro kugira ngo mbashe kubona ibizatunga umuryango wanjye, mbashe kubyara abo nshoboye kurera, mbashe kubasha kurerera igihugu nk'uko mbisabwa, wowe ugahora udukiriye n'igihuha ukaza ukavuga ngo kuboneza urubyaro n'uburyo bumwe bwa mbere bwizewe kurusha ubundi, ngo bishobora guteza ingaruka, ngo agapira ngo kashobora kugera ku bayizawe nayinana kazanye. Reka nkabere agapira abantu bari kuvugaho naka ngaka, nuko ngo urebye kano kantu ukuntu kameze, reka nze nanagafungure. Okay, ubwo nyine ntabwo kari kakabaye expired, numvaga nakazagakoresheje ku muntu, ariko reka nze ngafungure kugira ngo nyine mbereke mu by'ukuri ubundi agapira kaba kameze gate. Abantu batarakabona, ndatekereza ko muri bamwe mu badukurikira haba harimo abantu batarabona ako gapira. So utungutu ntabwo turi mu twinjira muri nyababyeyi, utungutu nutwo twifashisha tukinjiza muri nyababyeyi, ubundi tukadusohoramo igisigara muri nyababyeyi. Ni iki ngiki, iki nicyo gisigara muri nyababyeyi, aka niko gapira ka nyababyeyi. Mwitegereje neza murabona ko hariho utuntu tw'imiringa. Iyo miringa cyangwa se kopa, izi ngizi nizo zifashishwa nyine muri ubwo buryo bwo kuboneza urubyaro, kuko zimwe muri efe z'iyi kopa ni ukugira ngo nyine zikumire intangangabo zitabasha gutambuka zigera hehe, aho zishobora guhurira n'igi ry'umudamu zikaba zayi. Ngo rero iyo tugashyira muri nyababyeyi ushobora kukareba ukagira ngo ni gatoya yego, ariko wenda nshobora no mu buryo bwo kubigisha nshobora no kubabwira ubundi nyababyeyi idatwite ubundi ibingana iki. Nyababyeyi idatwite ibi nibura uburebure bwayo kuva ku nkondo y'umura kugera hejuru cyane hashoboka ibingana na santimetero 8. Santimetero 8 rero ushyizemo ikintu kingana gutya ntabwo wakita gitoya, ntabwo ari gatoya mu by'ukuri. Murabona utu tugozi tungutu turinga ahangaha, utu tugozi ikintu dufasha ni ukugira ngo igihe uzakenera kugakuramo utu tugozi nitwo dukurura, utu turadukurura ubundi kakagira gute kagasohoka. Hanyuma rero wenda ntagiye kumuheza nguni cyane, hari ibintu bimwe bishoboka muri processes yo kugacengezamo nyine tukinjiza muri nyababyeyi bitewe n'umuntu ku giti cye, bitewe n'ibibazo runaka byabaho. Hari igihe nyababyeyi ishobora gutoboka. Iyo nyababyeyi itobotse rero ugashobora kurenga aho kagomba kuba kagera, kakagera hehe, kakagera muri abdominal cavity cyangwa se mu nda nyine imbere, karenze nyababyeyi. Okay, reka ndumva narigeze gushushanya ku biganiro byacu biheruka, inshushanya nyababyeyi nyine ukuntu yari imeze. Reka ngerageze nyigarure hanyuma murebe ukuntu biba bimeze. Aha, iki gishushanyo abantu bamwe barakibuka. Iki ngiki sinzi niba kigaragara neza kuri kamera. Yego, iki gishushanyo hari abantu bakibuka. Harimo urwungano ngogozi, hakabaho n'aha hashedinze. Aha hashedinze ni nyababyeyi, ariko nabagaragarizaga nyababyeyi itwite iri mu mwana. Ni ukuvuga ngo ahangaha niho tuvuge ko iyi nyababyeyi itari mu mwana,
wabyaye cyangwa se wabyaye cyangwa se wenda inda yavuyemo ntushaka kugira ngo uhere kuwongera usama. Izo ni inzira zose zishobora kubaho zishobora gutuma uboneza urubyaro. Iyo turi kwinjizamo rero ka gapira, hari igihe kari akantu gashobora bitewe n'uko wenda nyababyeyi na leta irimo ishobora kuba yorohereye, ukaba wayitobora ugakomeza ugasanga nyine ka gapira ntigagumye muri nyababyeyi imbere ahubwo kagiye hanze ya nyababyeyi. Ariko se ibyo biba ku kigero kingana iki? Ni ibintu biba gake cyane. Njyewe ubwanjye nubwo ntaramara imyaka myinshi mu kazi ntabwo ndabibona. Ni ibintu nyine byanditse mu bitabo, nta muntu njyewe uzambwira yuko yabibonye, kubera ko ntabwo ndabibona, ntabyo ndabona biri published muri jano z'iwacu. Kandi nanone urebe ukuntu aka kantu koroshye, urabona ukuntu korohereye, ureka ukabona, urabona ukuntu ni akantu ushobora kugunda, ni akantu kari flexible mu yandi magambo. Hanyuma uransobanurira gute ukuntu aka kantu kazamigratinga kakagenda kakagera ku bwonko? Ni gute kazimuka kakagenda kakagera ku mutima? Nizo kazi zimwe zabayeho nyababyeyi gatoboka kakagenda kakarenga aho nyababyeyi iri nikagera ku bwonko. Iyo babaze bagasanga mu nda nyine ndani kari kumwe n'amara nyine ntabwo karenga aho ngaho mu by'ukuri. Nk'umuntu uhimba ikintu nk'icyo ngicyo akakizana mu bantu, abantu bakakizera, abantu bakanga gukoresha uburyo bwo kuboneza urubyaro ngo kubera yuko ngo icyo kintu niba aba yabirose, niba ari abantu bafitiye ishyari inzego z'ubuvuzi baba bashaka guhangana nazo, niba sinjya nsobanukirwa, ntabwo njya nsobanukirwa. Bimwe biranga binanira kubyumva nyine, nuko nkihangana. Icyakora gashobora wenda cyokora mu bimwe mu bintu ntekereza bishoboka byagiye binakorerwa proof, nuko mu gihe cyo kugashyiramo gashobora kuva mu mwanya wako, gashobora gusohoka, kuko nk'uko ubonye turiya tugozi mu gihe inkondo y'umura itarafunga wenda nka nyuma yo kubyara gashobora kuba kasohoka. Gashobora kugira ibindi bibazo gashobora guteza bitewe n'umuntu ku giti cye, mu gihe cy'imihango akaba yagira gutya wenda akava cyane bidasanzwe, cyangwa se mu minsi ya mbere yo kugashyiramo akaba yababara mu kiziba cy'inda. Ariko ibyo kuvuga ngo kazimuka kajye ku mutima, kazimuka kajye ku bwonko, ntabwo ari byo. Ibyo ndabivuga mpagaze ku maguru yanjye abiri, uza kumpakanya abyandike muri komenti. Ndabivuga mpagaze ku maguru yanjye abiri, ntabwo gashobora kwimuka ngo kagende kagere ku mutima. Hanyuma rero niba ushaka kuboneza urubyaro, ntabajya bambaza ngo ni ubuhe buryo ngo we nka muganga ngo waturekomanda, ngo efe segonderi ku bantu benshi ziri minimal, donc ni nkeya bishoboka, ku buryo ntekereza ko aka kantu ushobora kugakoresha imyaka 10 igashira kandi ukagera kuri resultat wifuzaga. Ngayo nguko rero sinifuzaga yuko ibi bintu biza kuba birebire cyane, ariko ngiyewe iyi topic nyitegura cyangwa se nyitangira yambabaje na sinzi uko niyumvise mu by'ukuri. Ndavuga ni nta nubwo nsabwa no gutegura ibintu byinshi, ni ngomba kuza nyine nkabwiza abanyarwanda ukuri. Ngira ngo ndumva nanajya kure ngiye nkasaba menya, ariko hari ribi ifisigaye ifite ibintu by'ibihuha nyine ishobora kuba yafungira abantu. Ntekereza ko umuntu ukereye igihuha nk'iki ntaba yifuriza igihugu amahoro. Njye niko mbitekereza. Umuntu ukereye igihuha nk'iki ntabwo aba yifuriza igihugu amahoro. Ariko icyo nababwira rwose nshikamye, kuboneza urubyaro wifashishije aka kantu, agapira ko muri nyababyeyi, kaba k'imisemburo kaba ataraka imisemburo, biri safe. Ntabwo mvuze 100%, ariko biri safe ku buryo byabaye proven, ku buryo byakorewe ubushakashatsi, ku buryo nyine byagaragaye. Biri safe, kano kantu kari safe. Ukumve, urabona kano kantu very safe. Ni nacyo kintu kiri safe, ahubwo umenya hari dufite mu buryo bwo kuboneza urubyaro kano aka ngakuriye. Ngayo nguko rero reka ndekera aha tubyihorere, reka nayo kubigira birebire.
tubihagarikira tuzabonane mu kindi kiganiro cy'uwundi munsi. Ubundi mukore subscribe, mukore share, abantu babone nyine amakuru ya nyayo, abantu tubaha amakuru dukwiye kuba tubaha, twe kubaha inshenga, twe kubaha amakuru atariyo, twe gukwirakwiza ibihuha. Ibi bintu byatangiriye ku muntu umwe, ntabwo biba byaratangiriye ku bantu bangahe, bitangirira ku muntu umwe. Niba birota, niba bigenda bite, okay, ndabizi abantu badukurikira, ndabizi murasobanutse, mugende mukora ubushakashatsi bwanyu. Ubwo ncarenjinga abyandike muri comment, nanjye nige abyandike muri comment, ame atiko igaragaza igihe yabaye published n'iki, nanjye nige. I'm ready to learn. Ariko tureke kubeshya abanyarwanda. Ngaho nguko, murakoze cyane, murakarama, naho utaha.